abamwakiriye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Baje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro n'ubuntu biva ku Mana bibane namwe. Maze iminsi nsenga nsaba Imana kugira ngo yongere igaruke bundi bushya ku bantu bayo, kuko igihe tumazemo ni igihe kisa nk'ikigoye, abantu benshi batakibasha kwiyunga cyangwa kwegerana n'Imana. Ariko uyu munsi ngarutse kugira ngo twongere twingingana Imana, dusaba Imana kugira ngo yongere igaruke bundi bushya ku bantu bayo, ibagarukeho bundi bushya, ikugarukeho bundi bushya. Wari usanzwe uzi Imana, wasanzwe uyikunda, ariko uyu munsi nifuza ko Imana yongera kukugarukaho bundi bushya, ikakwiyereka bundi bushya, kugira ngo wongere ubone ibishya, ibyo usanzwe ubona ukabibona nk'ibisanzwe ubibone bundi bushya, kuko hari ibyo Imana ishaka ku muntu wayo. Reka twongere twiyegereza Imana nk'uko dusanzwe twiyegereza Imana mbere yo kwinjira muri iri isengesho ryacu cyangwa se mu kibwiriza cyacu cya buri munsi, kugira ngo ibane natwe kandi tuyobore mu rugendo rw'agakiza no muri iyi ntambwe tuba turi gutera. Reka dusenge Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, turagushimiye ko abanye natwe mu minsi yatambutse ukaturinda, twongeye guhura na bene Data turi bazima, uhabwe icyubahiro. Turacyafite ubuvugiro, turacyafite umwanya wo kuvuga ibyawe. Rero bahagati muri twe tugiye kugabura ibyawe. Ngewe ubwanjye ubivuga ndi umuntu ubuntu w'inyama n'amaraso, ntacyo nakishoboza. Icyo ngusabye n'imbaraga n'umwuka wera kugira ngo mbashe kugaburira abantu ijambo ryawe. Urakoze bana nanjye kandi ushyigikire kubw'izina ryawe, nginze nizeye izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nk'uko bisanzwe abo dusanzwe tuganira ku ijambo ry'Imana umunsi ku munsi, hari intego ya mbere iri muri nge, intego mfite nyirizina ituma mbabwiriza cyangwa nshaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana, ni ukugira ngo abantu duhugurane iminsi yose bikitwa uyu munsi, kuko ari Imana ishaka, kugira ngo ahari ejo tutazibwira ngo twari tubizi, ahubwo dukeneye ubuntu bw'Imana uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo turusheho kwaguka mu gakiza kayo no mu ijambo ry'Imana. Birashoboka ko ari ubwa mbere wowe ugiye kureba izi video cyangwa se iki kibwiriza, ukaba udasanzwe ukijijwe, ariko nukibona nawe ugerageje gushaka mu maso h'Imana, kuko aho ngaho mu maso h'Imana cyangwa se urukundo rw'Imana yacu nirwo rutuma tuba abo turi bo, ni narwo rutuma turyama tukaramuka ari nta kiguzi twatanze, nta kintu na kimwe dufite cyo kwireguza, ahubwo uburinzi bw'Imana bukabana natwe. Hari birashoboka ko byajya mu gicuku cya nijoro, ibinyenzi cyangwa se imiserebanya cyangwa se n'ikindi kintu kigenda nijoro, n'imibu n'ibindi, bikaba byakwinjira mu mazuru ugacya wapfuye. Ariko kuba bitajyamo si uko urara upfutse amazuru, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Nibyo rero nanjye nkubwira ngo uyu munsi niba uri kureba ubu butumwa ari ubwa mbere urebye izi video udakijijwe, ugerageze ushake imbaraga zibasha gutuma uhindura imimerere yawe, ukegera Imana, kuko hari icyo Imana ishaka ku bantu bayo. Umunsi turaganira ku ntego ivuga ngo ibyo Imana ishaka ku bantu bayo. Uyu munsi wowe nanjye turi ubwoko Imana yaremye, turi abantu Imana yaremye ituremeye imirimo myiza, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero iyo tugiye mu mirimo mibi tuba dutandukiriye. Rero reba cyangwa usuzume imigambi n'imigendere yawe, urebe niba koko uri kubaha umuremyi wawe, ariyo Mana yakuremye. Imana idufashe kandi tugire neza, ibane natwe muri uyu mwanya w'isengesho, ndetse igitambo cyacu cy'uno munsi kibe icy'umumaro, twe kuruhira ubusa, twe kugokera ubusa. Imana idufashe. Reka n'ubundi dutangire dusoma ijambo ry'Imana. Turasoma muri Mika, mu rwandiko rwa Mika, turasoma duhereye mu gice cyawo cya 5 ku murongo w'8. Haranditse ngo yemwe cyangwa se yewe mwana wanjye, yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Imana yacu itugirire neza. None ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uyu munsi yewe mwana w'umuntu we, yakweretse inzira nziza, yakweretse icyo ukwiriye gukora, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira
no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi cyangwa se wicisha bugufi. Imana yacu idufashe kandi tugire neza. Muri uru rwandiko rwa Mika muri iki gice cyawo cya 5 ku murongo w'8 hatubwiye amagambo akomeye, n'amagambo meza ukwiye kumva kandi nanjye nkwiye kumva, kandi atakugiraho ingaruka ubaye ukijijwe cyangwa udakijijwe, ahubwo ashaka ko umenya icyo ukwiriye gukora n'uko ukwiye kubana n'umuremyi wawe. Aribyo nari maze mvuga ngo dukwiye kugarukaho n'Imana bundi bushya uyu munsi, kugira ngo twibuke isano dufitanye n'Imana, bidutere gukunda Imana ku manywa na nijoro. Ntabwo mu gukorera Imana nta gihombo kirimo, kandi mu gukorera Imana nta mugayo urimo. Niyo mpamvu iyo ubikoze ubikunze ubona inyungu nyinshi. Ijambo ry'Imana ryaramwiye ngo ushakanye Imana umwete arayibona. Nawe nurubuka neza ukibuka isano ufitanye n'Imana, ukagarukira umuremyi wawe, icyo Imana ishaka ko ubacyo urabacyo, kandi urakora ibyo gukiranuka, kandi utunganira Imana ndetse ubane n'Imana wicishije bugufi. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yewe mwana w'umuntu we, niki yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo, Uwiteka agushakaho iki? Ni ukubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Imana idufashe cyane. Mbese mugenzi wanjye, uyu munsi wowe ubwawe ubanye ute na bagenzi bawe? Wifata ute mu gihe cyawe? Wicisha bugufi ute? Mbese Imana ikurebye ikareba imigendere yawe yabasha kukubonamo umumaro? Uri umumaro kuri bagenzi bawe, cyangwa ufite intego yihe ituma ubasha kuvugana n'Imana? Mbese Imana uyimenya ute? Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo Imana tutazi twayimenya gute tutabanje gukunda bagenzi bacu tubona. Hano rero ijambo ryo riratubwiye ngo yewe mwana w'umuntu, yakweretse icyiza icyo ari cyo, Uwiteka agushakaho iki? Icyo Uwiteka agushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Etape par etape, tugiye gahoro gahoro kuri uru rwandiko Mika yanditse muri iki gice cyawo cya 5 ku murongo w'8. Iyo ugeze mu gika cya 2 cy'uyu murongo haravuga ngo icyo Uwiteka agushakaho ni iki? Hanyuma akavuga ngo ni ugukunda kubabarira no gukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira. Mbese gukora ibyo gukiranuka Uwiteka ashaka ko umuntu yaremye ni iki? Ni imigendere mizima ikwiriye y'umuntu w'Imana. Niba uri umuntu w'Imana rero, Imana irera kandi Imana irakiranuka, ikorana n'abera igakunda abera, kubera ko nayo yera, nta cyaha kiri muri yo. Niyo mpamvu iyo ubaye mu bitagira umumaro ugakora ukaba umunyangeso mbi, Imana igufata nabi kandi ikabona ko wamaze gutana, ariko ntiguta, ahubwo ikuba hafi kugira ngo ikugarure. Niyo mpamvu uyu munsi ucyumva ubutumwa bikemera, niyo mpamvu utarimbuwe ngo uveho, niyo mpamvu utarapfa, niyo mpamvu ugihagaze, ni ukugira ngo uyu munsi wisubiramo bundi bushya. Niyo mpamvu nasabye ngitangira ngo uyu munsi nifuza cyangwa ngambirira mu mutima kugira ngo Imana nsabire buri muntu wese, Imana imugarukeho bundi bushya. Hari abamaze kubigira akamenyero, bumva ko bidasanzwe, bumva ko ari ibirangirire, akumva warihagije, yarakijijwe, ari umuvugabutumwa cyangwa se ni umukristo mu itorero ndetse arakomeye, itorero rye rirakomeye, ariko yubakiye ku itorero ryo mu isi, yibagiwe itorero rizima ariko yuko ari Kristo, ndetse itorero rizima rikaba ari umutima we. Yariraye, yamaze kwifata nk'ibisanzwe, we ahora mu munezero w'ibisanzwe, ariko akeneye kugarukaho n'Imana bundi bushya kugira ngo yongere imwibutse neza icyo agakiza ari cyo n'icyo Imana ishaka ku muntu wayo. Uyu munsi Imana irashaka ko nge nawe dukora ibyo gukiranuka, kandi tukagira urukundo rushya, tugakunda kubabarira. Gukunda kubabarira rero harimo ibintu byinshi. Mu gukunda kubabarira habonekamo imbabazi ziva ku Mana, ndetse hakabonekamo imbaraga, kuko imbabazi ngo ziruta ibitambo. Umuntu ashobora kuza kuzaniye igitambo gisimbura icyo yagukoreye ntibikuvemo, ariko wamubabarira bigatuma imbabazi zirema ibitari bihari bikabaho. Uyu munsi icyo nkuzaniye ni iki?
ni ukugarukaho n'Imana bundi bushya ikakwereka kandi ikakwemeza ko ukwiriye gucira bugufi Imana mu mutima wawe ndetse no mu migendere yawe ya buri munsi no mu migenzereze yawe, bigatuma wubaha Imana ndetse bigatuma ukunda bagenzi bawe, ugakunda no kubabarira bagenzi bawe. Birashoboka ko uyu munsi nshobora kuguhemukira nkagukorera ikosa cyangwa se nkakwanga, ariko ejo wamara kumbabarira njye bikantera kubona imbabazi zawe, bikantera gukunda no kubana n'Imana ndetse nubwo nari umunyabyaha cyangwa nari mu ngeso mbi. Ariko icyo nkwifuzaho ni iki? Ni ukugarukaho n'Imana bundi bushya warukijijwe, wari ufite ukubanye n'Imana, ariko ndashaka ko uyu munsi wongera kugarukaho n'Imana bundi bushya, ugahindukira nanone ukongera ukuzuzwa imbaraga. Niba wari uhagaze ugakomeza ugahagarara, niba wari waraguye ugahagurutswa nuko wagarutsweho n'Imana bundi bushya yakweretse kandi ikagusobanurira imirimo yayo. Imana idufashe kandi itugirire neza cyane. N'ubundi hano tugisoma ibi byanditswe tubonye neza ko Imana ikunda umuntu wicishije bugufi. Iyo waciye bugufi ukagenda uciye bugufi, hari n'igihe umuntu ashobora kuguhohotera, ariko kuko wowe uciye bugufi ugahitamo kumubabarira, ari nacyo Imana idushakaho. Hano muri Mika habitubwiye neza rero, hatubwiye ngo icyo Imana igushakaho ni iki? Gukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira. Imana yacu idufashe kandi tugire neza cyane. Uyu munsi ni umunsi nifuje kugira ngo wowe mwene data turi kuganira kuri iri jambo, ukimara kumva iri jambo wongere wisuzume, umenye koko mbese niba ndi mu buntu bw'Imana koko bwa bundi Kristo yangiriye, yabugize ubwo buntu kugira ngo njyewe nirare cyangwa ndisuzuma ubwanjye ndimenya, nzi icyo ndicyo, nzi uwo ndiwe. Ese ndi kubana gute n'Imana? Ndi kubana gute na bagenzi banjye? Mbese bagenzi banjye ndi kubagirira imbabazi? Ndi gukunda kubabarira? Ndi kugendana nayo? Mbese urukundo ruranyuzuye? Uyu munsi impanda ivuze napimirwa kuki? Mbese nasuzumirwa kuki? Uyu munsi ni wisuzume urebe neza ukuri kubana n'Imana. Mugenzi wanjye, ahari utazibeshya kuri kubana n'Imana nyamara waramaze gutana, utagikora ibyo gukiranuka, utagikunda kubabarira ndetse utakicisha bugufi ubwawe mu mutima wawe. Nubwo waba uzi neza ko wowe uri umunyacyubahiro, ariko ntabwo ukwiye kuba umunyacyubahiro ku Mana, ahubwo ku Mana ukwiye kuba guca bugufi, ahubwo ukayumvira ndetse ukayubaha. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Ntabwo turi butinde uyu munsi, dufite ikibwiriza cyatubwiriye umutwe w'amagambo uvuga ngo ibyo Imana ishaka ku bantu bayo. Umutwe w'amagambo ni kuvugaho muri iki gice cya Mika ku murongo waho wa 8, rero mu gice cya 5 ku murongo w'8 ho hatubwiye ngo yewe mwana w'umuntu, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Uwiteka yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Imana yacu idufashe kandi Imana itugirire neza cyane. Imana y'amahoro ibane nawe muri uyu mwanya, iguhe amahoro. Imana idufashe kugira ngo nitugenda tuvuga ibyo tuvuga biba ari byo dukora, nitugenda uko abantu batubona ariko tuba turi, nitugenda mu muhanda umuntu yibwira abo turi bo atarabaza, amenye ko uri umuntu w'Imana kandi amenye kugendana n'Imana. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Ndifuza cyangwa nakwifuzagaho kugira ngo uyu munsi ugarukeho bundi bushya n'Imana, yongere kuzuze umwuka wera nka mbere, yongere guha urukundo nka mbere, yongere iguha imbabazi nka mbere, yongere kugarukeho ifite ikurasiye nk'izuba ryo gukiranuka, kugira ngo uyu munsi ubashe gukora ibyo gukiranuka kuko ari byo kwifuzaho, kandi ubashe kugira gukunda kubabarira. Iri jambo gukunda kubabarira ni ijambo rikomeye cyane. Birashoboka ko muri uru rugendo wahura n'ibikomeye, ugahura n'abagusitaza, ugahura n'abakubabaza, ugahura n'abaguhemukira, ariko iyo ukunda kubabarira muri ibyo byose, imbabazi watanze zikugarukaho zikakubera amahoro, ukabasha gutuza no kubona amahoro yo kuba muri rwa rugendo rw'ibibazo byo mu isi. Turacyari mu isi kandi ijambo ryarambwiye ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Niko biri kandi kuko buri munsi amakuba n'ibyago biba biri hafi kugira ngo biduteragane, ariko Uwiteka ntasiba kutugirira neza no kutugirira imbabazi uko bukeye nuko bwije, tukabitambukamo kandi tukagenda dufite amahoro twemye. Uyu munsi icyo nakwifuzagaho ni ukugarukaho n'Imana bundi bushya. Ntabwo turi butinde, reka dusoreze mu rwandiko mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya mbere. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya mbere ku murongo
dusome n'umurongo wa 12. Imana idufashe kandi tugire neza. Ngicyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Imana yacu idufashe kandi Imana itugire neza cyane. Umutwe w'amagambo twaganiragaho watubwiye ngo ibyo Imana ishaka ku bantu bayo. Ibyo Imana ishaka ku bantu bayo rero nta bindi ni ukugenda ukora ibyo gukiranuka, ugakunda kubabarira kandi ukicisha bugufi. Ibyo niko twabibonye muri Mika mu gice cyaho cya 6 ku murongo waho w'8. Niho twabonye n'uwo mutwe w'amagambo uvuga ngo ibyo Imana ishaka ku bantu bayo. Rero tugeze hano muri uru butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, tuhabonye mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 12 haravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Niki bivuze rero? Biravuze ngo bya bindi Imana ishaka ku bantu bayo. Abo bantu Imana ishaka ku bantu bayo nabaye nabamwemeye bakizera izina rye. Hari uko baba bakwiye kubaho. Abakristo abamenye Imana bakizera izina ry'Imana baba bakwiye kugira uko babaho. Abamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza baba bakwiye kugira uko babaho. Ibyo rero ni byo Imana ishaka ko bababyo. Imana irashaka ko bamera bate, ko bakora ibyo gukiranuka kandi bakagira bagakunda kubabarira ndetse kandi bakagira guca bugufi mu mitima yabo. Ninjye nawe twaganiraga ku ijambo ry'Imana kandi ni natwe ubu butumwa bwiza bwaziye kugira ngo duhinduke tube abo Imana ishaka ko babaho kandi tube ibikoresho bizima Imana ishima. Niyo mpamvu ijambo ryatubwiye ngo ibyo Imana ishaka ko tuba. Imana ishaka ko tuba gute? Imana ishaka ko dutungana mu minsi yacu duciye bugufi kandi tugenda dutunganye. Rero ngo nitumara kwemera Imana tuba tubaye abana b'Imana kandi ngo ntituba tukibyarwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo, ahubwo tuba twabyawe n'Imana ubwayo. Rero niba turi urubyaro rw'Imana, Imana nitwishaka ko tugira intego zo mu buzima zirimo gukora ibyo gukiranuka, gutungana, gukunda kubabarira ndetse no gucira bugufi buri muntu wese, ndetse no gucira bugufi Imana kugira ngo tubashe gushobora uru rugendo. Imana idufashe kandi tujye neza cyane. Nuko amahoro y'Imana abane namwe. Nimwakire ijambo ry'Imana. Tugiye gusoza rero, reka musabe wewe mwene data wumvishe ubu butumwa kugira ngo uhindure icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Birashoboka ko warusanzwe ufite ubuzima budafite intego, budakijijwe, butarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Nyamara ijambo riratubwiye ngo abamwemeye bose, abamwakiriye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Turi abaremwe n'Imana, ariko hari igihe tutaba mu mugabane w'abana b'Imana. Kubera iki? Iyo umubyeyi agiye kuraga araga abana be. Imana nijya kugira bihemba izahemba abayikoreye kandi bayubashye babaye mu rubyaro rwayo, kuko ari ijambo ritubwiye. Rero rikatubwira ngo abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Hari umugabane wundi utari uw'abana b'Imana. Uwo nguwo ni uw'abazarimbuka, kandi bazarimburwa nuko batumvise, batanumviye. Uyu munsi ijambo ry'Imana igituma rigitambuka ni ukugira ngo wowe utarakizwa wakire Kristo nk'umwami n'umukiza, akubere inkomezi kandi ube mu mugabane w'abana b'Imana, uhabwe ubushobozi bwo kwitwa umwana w'Imana. Hanyuma ngo ukore ibyo gukiranuka, ukunde kubabarira kandi wicishe bugufi. Imana idufashe kandi Imana itugire neza cyane. Amahoro n'ubuntu biva ku mwami Imana bibane namwe. Turasoje. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Murakoze.